sobanukirwa inkomoko z'incoberamahanga mu Rwanda kuri YouTube channel yacu, aho ujya muri telefone yawe ukajya kuri YouTube channel yawe usanzwe ukoresha, ukandika ijambo World Wellness TV, ugakora subscribe ndetse na share ku nshuti zawe. Sobanuza maze usobanukirwa inkomoko z'incoberamahanga mu Rwanda. Hari byinshi tuvuga tutazi icyo bisobanura cyangwa n'inkomoko zabyo n'impamvu byavuzwe cyangwa n'icyatumye bivugwa. Abahanga bakabyibazaho byinshi bakumva babaza abakuru kugira ngo basobanukirwe, kuko babumva ko ibintu bya kera bisobanukiwe n'abakera. Gusa ubu byasa nk'ibigoranye kuba wabona umuntu gusobanura inkomoko z'incoberamahanga, kabone niyo yaba ari umusaza cyangwa umukecuru. Babisaba kuba yarigeze mu ishuri agasoma agasobanukirwa. Kurikirana ibiganiro byacu ku nkuta nkoranyambaga YouTube channel World Wellness TV, tugusobanurire maze usobanukirwe. Nge wumva Nantwane Mukesha Batware. Uyu munsi turasobanukirwa inkomoko y'incoberamahanga yariye karungu. Yariye karungu ni amagambo bakunze kubwira umuntu warakeye cyane, nibwo bagira bati ni mu mubise dore yariye karungu. Uyu mugani wakomotse ku mugabo bitaga Karungu n'umugore we Nyirakamagaza. Yego wabyumvise neza, Nyirakamagaza bari batuye mu Rwamara rwa Biryogo muri Kigali hasaga umwaka w'1700. Yego ni mu kinyejana cya 18. Uwo Karungu yaratuye aho mu Rwamara we n'umugore we akaba umushumba Rwoma. Yabayeho mu gihe cya Mushoranyambo. Uwo Mushoranyambo akaba ari Serugarukira Mfizi wari igisambo bitavugwa. Kubera ubusambo bw'agahebuzo byatumye ananiranwa n'abaturanyi mu Buganza, bituma atura mu Bwanacyambwe ahitwa ku Gashara, bihita bituma hita Imburabuturo. Amaze kuhatura, umugore we yaje guhabwa amavuta na Karungu, gusa mu gihe cyo kuyamusubiza arayabura. Agize ngo agiye kuyaguza abaturanyi, barayamwima, bakibaza impamvu umugore ahora hoza amavuta kandi umugabo atunze amashyo y'inka. Ntibamenye ko umugabo wari igisambo ruharwa. Bidatinze Serugarukira Mfizi bita mu gutwi, nawe ati ino sino ni Imburabuturo. Yego wabyumvise neza, yagize ati ino si inturo ni Imburabuturo. Ubwo izina Imburabuturo rivuka ubwo ritangira gukoreshwa kuva mu icyo kinyejana kujyana n'ubu ngubu. Abahazi neza n'ahangaha Igikondo mu karere ka Kicukiro, ahangaha hari university yakoze yitwa SFB. Aha yumvikanisha ko atari ahantu ho gutura, ngo bitewe n'uko bari banze kumuhera umugore w'amavuta. Kuva ubwo hatangira kwitwa Imburabuturo kugera na n'ubu. Hashize igihe Serugarukira Mfizi yaje gupfa, apfa azize ubusambo bwe, asiga umugore we n'umwana we Nyirabishangari n'umushumba we Rwujakararo. Serugarukira Mfizi yari umutunzi bitavugwa, kuko yari afite amashyo y'inka, gusa kubera ubusambo bw'agahebuzo yari afite umushumba umwe. Hakeye kabiri na wa mushumba Rwujakararo aza gupfa. Ubwo nyamugore n'umukobwa we Nyirabishangari basigara muri izo nka bonyine, bakajya bakuranwa mu kuziragira. Umwe yajya kuragira undi agasigara mu rugo, gusa bigasa nkaho bibagora. Nyamugore ko gufata icyemezo cyo kuba yashaka umushumba wamufasha kuragira ayo mashyo y'inka. Naho mu Rwamara akaba umugabo witwa Karungu aza kurita mu mutwe ko nyamugore wa Serugarukira Mfizi yifuza umushumba. Ageze kwa nyamugore amusaba kuba yamubera umushumba, dore ko yarasanzwe ari n'umushumba wa Rwoma. Nuko yaje kubyemererwa, ndetse n'umugore biramushimisha kuko yarabonye umugabanyiriza umuruho. Nuko Karungu amaze kumererwa neza yasubiye mu Rwamara kuzana umugore we Nyiraneza. Gusa uyu Karungu nawe yari igisambo gaheza. Amaze kuzana umugore we baje guhabwa inka 10 z'imbyeyi z'intizo. Ubwo byasaga nkaho umugore wa Serugarukira Mfizi abatije, kugira ngo nabo mu gihe runaka nibamara kugira amashyo yabo cyangwa inka zabo bazabasha kumusubiza inka ze, bakanamufasha kwita kuri izo nka yari afite. Nyamugabo Karungu amaze kuzishyikira, aho umugore witegeka ati uginywa amacunda gusa, naho ikivuguto n'ishyushyu bibi byanjye. Ibyo Nyiraneza aza kubyemera, anywa amacunda karahava, maze ikivuguto n'ishyushyu biharira umugabo. Bukeye Karungu yongera kubwira umugore ati dore tumaze kubona n'amavuta, nayo ntukayakoreshe, nayo nayanjye. Ubwo bishatse kuvuga ko amavuta, ikivuguto ndetse n'ishyushyu ari iby'umugabo gusa. Nyamugore ubwo agenewe kunywa amacunda. Ibyo nabyo Nyiraneza arabyemera, gusa abyemera gononwa. Niko gutangira kugenda ataranga umugabo avuga ibyo byose, avuga ubusambo bwe ko bumaze kumujujubya. Ubwo bamwe mu baturage bagenda babyumva bakamusika kakahava.
nuko bamwe mu baturanyi be baza kumugira inama yo kujya arunga mu biryo agasangira n'umugabo we. Ibyo Nyamugore kubyumva yabiteye mu gutwi nk'ejo. Mu gihe umugabo we yari avuye kuragira baringaniye n'ameza, Nyamugabo biramutangaza arumirwa ariko ntiyagira icyo avuga. Akarya ajiginwa ku mutima ati nzaguharika. Kubera inda nini, ubusambo, kutanyurwa bwa Karungu kuko byaje kurangira haritse umugore we, birangira amushakiyeho undi mugore koko. Kandi burya Abanyarwanda bajya bagira bati wirukana umugore umini igufwa ukaza n'urimira bunguri. Yego ni yaramwirukanye gusa yaramuharikiyeho undi, bivuze ko yaragiye gutunga abagore babiri asa nkaho agira ngo bahangane. Bukeye bwaho Karungu ajya kurambagiza ku Kacyiru. Ahageze asanga umugore bita Nyirakamagaza aramusabaza kumuhabwa. Nyirakamagaza ageze kwa Karungu aza kugabanwa inka na Nyiraneza, gusa ategekwa ko atagomba kurya ku birunge cyangwa kurya ku biryo bikarangishije amavuta y'inka. Ibyo abantu baza kubimenya bakibaza niba atari umuzimu wa Serugacyuramfizi waba wazutse, bitewe nuko bari bazi ko Serugacyuramfizi ari igisambo bitavugwa. Bumvaga ko batazongera kubona umuntu nk'uwo nguwo nyuma y'uko Serugacyuramfizi yari yitabye Imana. Gusa Karungu we yaje ari karundura. Gusa Nyamukobwa guturuka kwa Kacyiru yaje kubyemera, yemera amategeko yose uko yakabaye ya Karungu. Yemera ko atazigera akora amakosa namba yo kuba yatatira igihango cyo kuba yakora ibyo Karungu atifuza. Gusa nubwo Nyamukobwa yaje kwemera amategeko yose, gusa nyuma yaje gusa nkaho abirengaho akazarya ibyo biryo akabirya rwihishwa. Bidatinze Nyamugabo aza kuvumbura ko umugore Nyirakamagaza guturuka ku Kacyiru ko amurira ibirunge rwihishwa. Ya maco y'inda atangira kugenda yiga uburyo bwose bushoboka ku buryo umugore atajya abasha kuba yamurira ku birunge kugira ngo agumye birye wenyine. Niko kumubwira ati kuva ubu nzaza ndya ibirunge bikonje nibyo bingwa neza. Ubwo umugore we yarangiza gutunganya amafunguro akajya gusigariraho umugabo kumwe ngo ashokere, Nyamugabo akamuca ruhinga akajya kwiba bya birunge akabirya. Umugore yataha afunguye umuryango agasanga amasafari arimo aramuhamagara, agakubitwa n'inkuba akayoberwa uwamwibye akareba kumirwa. Ubwo Nyamugabo Karungu yagera mu rugo avuye kuragira, yagira ngo arabaza umugore ibiribwa cyangwa amafunguro, umugore ati nta mafunguro nsanze bayariye. Nyamugabo ntabyumve ntamwihanganire akamutuka akamutonganya. Nyamugore agahora ku nkeke kandi umugabo ari wamuciye ruhinga akaza kubirya. Gusa Nyamugore ntabashe kuba yabirabukwa kuko yabaga azi ko amusigariyeho naho Nyamugabo agiye gushokera. Kumba umugabo ni igikenya yagiye kwiriraho ubwo bya birunge bye. Nuko biza kuba akamenyero, Nyamugore amaze kurambirwa gushoberwa atangira kugenzura umwiba. Bigeze mu mashoka y'inka atuma ku mwana kubwira se ko iwabo barwaye cyane ko bamukeneye cyane. Gusa umugabo ntiyamenya ko bamushutse cyangwa bamukinnye umutwe. Nibisanzwe by'akamenyero Karungu ajya kwiba ibirunge. Ageze mu rugo asanga umugore yamwihishe, gusa ntiyabitahura kuko we yari azi ko Nyamugore yagiye gusura iwabo. Nyamugabo atangira kurya nk'ibisanzwe. Umugore we ati ubwo uri mu biki? Umugabo n'ikimwaro cyinshi aterura rwa rwesa rukubita umugore mu mutwe. Nyirakamagaza ararakara cyane afata Karungu amushinga amenyo ku mazuru arashikura aracira. Arangije induru ayiha umunwa. Rubanda barahurura basanga Karungu yacitse amazuru avirirana n'ibirunge byamuhindanyije. Baramuseka cyane bati Nyirakamagaza yariye Karungu yamuciye amazuru amujijije ibirunge yamwibye. Ubwo inkuru bibaye kimwe mucyo. Kuva ubwo ijambo yariye Karungu ritangira gukoreshwa na rubanda, bitewe n'umugabo bita Karungu waje gucibwa amatwi n'umugore we hejuru y'ubusambo bwe. Kuva ubwo rubanda nyamwinshi batangira gukoresha iryo jambo gutyo. Wasanga mugenzi we yarakaye ukabwira undi ati nabonye runaka yariye Karungu, ushaka kumvikanisha ko yarakaye cyangwa yagize uburakari budasanzwe cyangwa afite umujinya w'umuranduranzuzi. Ubwo ijambo ritangira gukoreshwa kuva ubwo. Aha niho dusoreje inkomoko y'ijambo yariye Karungu. Ushobora kuba hari indi nsoberamahanga wifuza kumenya, twandikira ubutumwa bugufi kuri YouTube channel yacu aho wandika ijambo World Wellness TV ukadusigira icyifuzo cyangwa igitekerezo cy'ibyo twazavugaho igihe kizaza. Ndetse kandi wanatwandikira kuri WhatsApp yacu 07802003 837.
hagati aho wanatwandikira ku nkuta nkoranyambaga zacu Facebook, Twitter, Instagram, aho wandika ijambo MB Antoine ukatwandikira ugasobanuza amazi ugasobanukirwa. Njye wumvaga Antoine Mukesha Batware.